Abantu benshi bakunda kuvuga ngo umutungo w'umugore, urumva umutungo w'umugore ngo uwa mbere na mbere ngo ni igiki, ngo ni igituba. Ese koko nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Guys, nanjye uyu munsi nimwe mugiye kunsubiza, ntabwo ari njyewe. Ese iyo mubirebye musanga ari byo cyangwa ntabwo ari byo? Reka mbasubirize, ariko abashoboye muze kunsubiza, haba inbox, haba comment, haba kuri Facebook, Instagram, Twitter, sibyo n'ahandi hose mu mbuga murabizi. Ndabizi murabizi wana. So ni ukuvuga ngo tugiye kureba nyine, ese bigenda bite? Umugore koko igituba niwo mutungo wiwe? Ariko abantu benshi ntabwo bakwiriye kubihakana, nubwo bakwiriye kubipinga, kubera ko buriya umugore igituba cyiwe niwo mutungo wiwe. Niwo mutungo wiwe, umva umutungo utanashidikanywaho. Impamvu rero niwo mutungo wiwe ni uko umuhungu uzabicunge aravuka agakora akagira gute akiyamasara agapfa nabi, yarangiza akubaka inzu yiwe, yamara kubaka inzu yiwe agashyiramo ibintu byose, yarangiza akagenda agasaba umukobwa akamukwa, akamuzana akamubera umugore. Umukobwa akaza nta kintu na kimwe azanye, turi kumvikana? Akaza nta kintu na kimwe azanye, yamara kuza nta kintu azanye, akaza akaba muri rwa rugo kandi rwuzuye, aje asangamo inka, aje asangamo amateleviziyo, aje asangamo intebe, aje asangamo buri kimwe cyose, kandi bamukoye banamusabye, bagize bati. Bivuze ngo rero abantu mugishidikanya ko igituba ari cyo umugore agenderaho cyane, muri mu gihombo. Hari ibyo mutazi, ni nako bimeze. Umugore igitsina cyiwe, ntabwo ari nyine kukivuga mu izina, nicyo gishobora gutuma yajya ibwami. Fizikali umuntu arakureba akabona uri mwiza, ariko ako kanya agahita avuga ati afite n'ikintu sha, cyatuma numva muri njyewe namushamadukira. Yamara kubona yuko wamushamadukira, agahita agira ate, agahita yumva yuko mukwiriye kubana. Arabanza akakureba imiterere yawe, imihagararire yawe, isura yawe inyuma gutya, ariko anabizi neza ko cya kintu ashaka ugifite. Bivuze ngo rero kugira ngo bimere ko ari wo mutungo tuba dufite ukomeye, aramutse atagifite, wenda akamusaba akamukwa akagira gute, yarangiza akagira nk'umuntu ugica akagikuraho, ntabwo yaba akimwemeye. Urabyemera? Ntabwo yaba akimwemeye. Avuga ati reka ndakujyana ngo umarire iki? Ntacyo kandi koko waba ugiye kumumarira. Bivuze ngo rero umugabo akwiriye guhabwa ibyo akeneye, kandi umugabo agukunda akurikije icyo ufite imbere yawe. Ntabwo agukunda kubera ko uri mwiza gusa. Ubaye uri mwiza niyo waba umanura izuba pe, cyangwa umanura imvura, ariko utagifite ntabwo yagukunda. Ntabwo yagukunda. Yagukunda ate? Nta kuntu nakubwiye yagukunda. Avuga ati si iki gihombo ndakizana mu bwoko kimaze iki? Ntacyo yaba agiye kukuzana gukoresha. Ariko bivuze ngo aramutse ufite icyo agushakaho, nawe yakuzana. Ariko udafite icyo agushakaho, nta kintu mwavugana. Byumvikane rero ko icyo kintu cyawe cyangwa se icyo gitsina cyawe, cyangwa se icyo kinyarisho cyawe Imana yaguhaye, ni cyiza kuri wowe ndetse no ku mugabo wawe uzashaka. Njyewe ntabwo nabagira inama itari yo, ariko ni cyiza kuri wowe ndetse no ku mugabo uzashaka.
Inshuti zanjye reka mbabwire ngo hari ibintu mwebwe mujya mukinisha mutaramenya ariko muzabimenya, kuko umugore agizwe nacyo. Kubera ko tubonye ko umugore adashobora gushakwa atagifite, ariko usibye n'umugore, impamvu nitaye ku bagore cyane nuko aribo bababajeho cyane, usibye n'umugore n'umugabo utayifite nta mugore wamwemera, uko niko kuri. N'ikiremba kiramutse kivuze ngo kigiye gushaka, ubwo ni ukuvuga ngo ni ugushaka ariko umugore bakabyemeranyaho ko azajya amuca inyuma, ibyo bikaba ari nk'ihame. Rero inshuti zanjye mujye mumenya yuko ibi ngibi nubwo abantu baba bisuzugura babigira bate, ariko ni agaciro gakomeye, ni agaciro gakomeye ku mugore wawe, ni agaciro gakomeye kuri wowe unkurikiye, ni agaciro gakomeye no kuri njyewe cyangwa no ku undi muntu. Ushobora kuba nicaye gutya abantu bikabacumuza, ariko umenye ko uko nambaye, ushobora kuvuga ngo wenda ngo buriya ngo yambaye ikariso, oya ntabwo ariyo nambaye pe, ntabwo ariyo nambaye, ahubwo njyewe nambaye umwenda ndawumanura. Sinzi wenda niba muri kubasha kubona uburyo nambayemo, ariko nambaye umwenda ndawumanura nkamanuramo munsi. Ariko ndabizi ubu byabacumuje byabagize ibyo ntazi, ariko nta kibazo. Icyo nakubwira ni kimwe, ukwiye kumenya yuko uko byagenda kose igitsina cy'umugore wawe gifite agaciro kuri wowe, gifite agaciro kuba gisohokamo umwana wawe, ukubaha umugore wawe ndetse ukanamwubahisha. Iyo tuvuga kubaha umugore wawe ntabwo ari ukujya kumwubaha ngo umuheke, oya, mwubahe. Ushaka umuheka uno munsi ariko ejo ntumuheke, mwubahe bisanzwe, tumwubahe, umwereke ko yubashywe pe, ibyo bizaba bibaye. Ikindi kandi kora uko ushoboye umugore wawe umuhe icyo agusaba. Abana mwubahe ababyeyi. Imana nta kintu nabona navuga, ariko birarenze kandi Imana niyo ibizi. Guys rero Imana ikomeze ibampere umugisha, sinumva ntarenze aho.